aha rero ni ihuriro ryabo bakunda kwicara bakora uturimo dutandukanye igihe bakiri. Aha ni mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge bita umudugudu w'igiti cy'umuvumu mu murenge wa Mayange akarere ka Bugesera. Muri uyu mudugudu abarokotse jenoside yakorewe abatutsi baturanye na bamwe mu bakoze jenoside bemeye icyaha bakanagisabira imbabazi. Kubasha gutura hamwe ariko ngo ni urugendo rutari rworoshye. Amazu yacu bari barayashenye, nta hantu na hamwe twari dufite ho kuba. Abakoze jenoside rero bamaze gusaba imbabazi natwe tuzibahaye, bashaka kuduhuriza hano hamwe ngo duturane barebe koko ubumwe n'ubwiyunge yuko bwagerwaho. Mu gutura hano rero nta kibazo twagiraga cyane, ariko ntiwaburaga kuvuga utari ko se ubundi ubu nibigeza nyinjoro ntiyagaruka kanyica. Twabaye muri ubwo buzima bw'ubuhunzi, tukajya tuba mu nzu, nyirayo yaza tukayisohokamo, bigeraho tubona bagira neza bafatanyije na leta baza kuduhuza ahantu hamwe kugira ngo tubane muri uyu mudugudu w'igiti cy'umuvumu. Noneho ubwo tuhahuriye twabanje kujya tugira ubwoba bitewe n'uko twari tutarabasha kwiyakira. Nubwo byari nk'umuti usharira ku barokotse jenoside, ariko mu guturana n'ababahemukiye byaje gutuma bakomera kurushaho, babaho ntacyo bikanga. Twahuriye muri uyu mudugudu abagize mu ruhare muri jenoside nibo babaye inshuti zanjye. Ku giti cyanjye mbona nta kibazo, barahindutse rwose. Ubu rero numva ntari njyenyine, kuko iyo ngize ikibazo babasha kukimfasha, naba mfite urugendo bakansigaranira abana nkumva nta kibazo. Abatuye umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wa Mayange banahurira mu mirimo ibateza imbere, nabyo bikaba byarabagiriye akamaro ku buryo bwinshi. Inyungu ya mbere ni ukubera ko ubu ngubu umwana wanjye iyo musize singira igihunga, iyo nsize itungo singira igihunga, mba nzi neza ko ndi busange umuturanyi yahambereye. Mu rwego rw'iterambere ikintu byamfashije ni uko tubasha gukorera hamwe, kandi naba mfite intege nkeya nk'icyo nashakaga gukora bakaza bakakinkorera. Abagize uruhare muri jenoside bemeye icyaha bakanagisabira imbabazi bashima leta y'u Rwanda yimakaje ubumwe n'ubwiyunge, ariko bakanagira icyo basaba abataragaragaza uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyo babakizima nuko batera intambwe yo gusaba imbabazi bakagaragaza ukuri kw'ibyo bakoze cyangwa se n'ibyo babonye. Nicyo cya mbere cyunga abanyarwanda. Guhisha ukuri rero ni ukuvuga ngo arakifatanije na ya leta ya kera, kuko ibyo yamubitsemo aranga kugira ngo abikuremo kandi nta kamaro bimumariye. Bahereye ku buzima bwabo, abatuye umudugudu wa Mayange bemeza ko ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda rwabaye muri jenoside atari inzozi. Byari bigoye, ntago ubundi kuvuga ngo ugiye kubabarira umuntu wakwiciye ntago ari ikintu cyoroshye, ariko gahoro gahoro dufashijwemo n'Imana kandi na leta y'ubumwe twabigezeho. Nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, abatuye Bugesera bishimira iterambere n'imibereho myiza byabo babona nk'imbuto z'ubumwe n'ubwiyunge bimakaje iwabo. Jean Damascene Manishimwe, i Mayange mu karere ka Bugesera.